Kerema ni ufite ubushobozi bwo ko yagukira igituka wakora ibyo bintu. Hari umuntu wakigitanga akora ibyo bintu. Ibihe. Kerema bwiye kwa kane bazazubakira igituye. Urumva si bisanzwe man. Kukira igita umuntu agapaka kinyarira kabisa bati abo wakigita umuntu akinyarira. Oya ntabwo ndabikora. Ntabwo ibyo bintu ndabikora kabisa. Kwa kane rero guys. Kwa kane ariko bazaze do. Kwa kane kwanza akufite show. Lemon. Yinyiri igita one man show. Urarenze. Kirenge one man show kwa kane. Kuri Lemon Kigali hano Kimihurura hafi ya Boho hari show yanjye nzaba mfite indirimbo zirindwi abajeni benshi bivuga ko amaso ariko akaba yitwa igishyimbo karinze maratse gatoya igishyimbo rwose igitoro igishyimbo cy'umukara cyangwa cy'ikigugu gishaje no mu mwero wacu kiryoshye gishaje cyangwa cy'umutonore cy'umutonore ntabwo gitonoye kabisa ukagitonora ariko se man siko mwahindutse gitonore irindi indi ndirimbo irimo ni indirimbo yitwa inzozi zitagira umumaro. Ubwo nizazi niza kujya muri Amerika. Kurara muri Amerika. Zitatubyumva nagariza. Ko zirazo muri Amerika nta mumaro zigiye. Zirafasha cyane. Cyo nzagira nuko ziyumva. Simana umwanya ntari. Zirafasha ku bantu bibana kabisa. Hari ibintu Imana yaduhaye ukibaza ikintu bikumariye. Ninchakwa. Ubu nkawe nchakwa zikumariye iki cyo mbwira we. Hari ibintu Imana. Yo ladies and gentlemen, umuhungu wanyu Rumi Rwagashu tugarutse muri Baba Star TV show akakanya ndi kumwe n'abajene bakomeye cyane mu gihugu. Mbere yuko mbavuga turi ku murisho ni Kimironko na hano hasa neza cyane bagira amata yitiye bafite ibijumba bya kinyarwanda biryoshye cyane imyumbati yo wanjye ngo murahabona ko ari ahantu hagakondo hameze fresh. Ndi kumwe n'amata murabera ko ibyansi bamaze kwifata. Ndi kumwe na Clement Inyirigito. Yeah man. Ndakwemera bro. Nanjye ndabemera byatari. Turemera. Ngiye gusubiza wowe bitansubiza hariya. Ako nta kibazo n'abafana b'isho. Byatari kabisa. I love you so much. I love you too my brother. Ubushize Reka dukomeze kuri mujene. Murakoze cyane. Umanga zibe. Oya hera kuri uyu nguyu wowe pone ngo bivuga neza. Nta kibazo nta kibazo. Oya nibwo bivugitiye hano buretse amata nago yarwanira. Amata aritiye niyo mpamvu mubona rwose. Sura ni unywa amata. Bikomeye kwanza urabansobanura utuntu ufite n'uduki mu ntoki. Mbere na mbere hano ahantu twibereye yitwa Musa. Murakoze nitwa Musikandi. Nanjye nitwa Musa. Turi impanga. Mu rugo nindo. Ariko aka kanya twibereye ku murisho rwose utu tuni nkuko muri kutubona turatanaze dukoze mu birere by'insina ubundi aka gapira bakita tango wakinnye karere iyi niyo bita karere iyi ni karere akangaka na agaseke nuko ari agaseke gakoze neza gakoze mu ndodo nziza za manyuwa izi ndodo bazita manyuwa muri mu ndodo za manyuwa ni gakoze nyine mu ndodo z'umufuka nizo bita manyuwa umufuka manyuwa nibo baba bavuga bari utungutu rero nubu ukabona neza aka gaseke babika mu gaseke agaseke naho gapfundura okereka twude akangaka kakoreshwa iki akangaka kakoreshwa iki mu buzima busanzwe uramutse abahanga mu by'ubwenge kugira ngo tutisha umuto baraza kutubwira ahubwo dere nifitiye akantu hano uri kukabona kamwe wajyanaga musari akabakitaga ngo bakita abandi bindi bani two mwajyanye ibi ni ibintu twakuriyemo hano bakita uruhago yego abahanga barabizi cyane rwose ntabwo tubeshya so n'uruhago twihuse cyane rero aba bajene bari mu bari lit cyangwa se mu bagezweho mu gihugu biri mukuru wacu ariko sibyo kubeshya mugezweho wenda kuri Clement we ni umurejane ntabwo uri umurejane twese turangana wereka mbisobanure gutyo nakungo gashaje oya utangiye kuzana iby'ibyo se kubera ko no kurabivuze nta nubwo kwisi cyungo avuze kuri akungo buranga kungo gashaje karyoshya imboga ni nk'amata yitiye rero mu nkongoro wamuntu rwose oya uyu naho ndagira ngo mbabwire ko oya Clement batagira ngo kareshya wenda ni kangana Clement ugereranyije ubona kurusha imyaka ingahe Clement se ntago mbo ntago napfa kugupfobya cyane ariko ninga kurusha 15 Clement ufite imyaka atari ba mfite imyaka 18 kuzamura ubundi umufaransa ni uvuga ngo apa nuvuga ngo ufite imyaka y'ubukuru apa ni bikini ufite imyaka y'ubukuru wemerewe kunywa inzoga wemerewe no kuba wagira wakora imibonano
itagize ikitwaye ni iyihe wemeye kuba wajya mu murenge ubwo ni ikingiye yahawe oya kujya mu murenge bagira wemeye kuba wakora imibonano ikingiye ngo bagire 21 kandi ntarayigeza mu murenge kandi wowe ufite imyaka yanjye si mikeya kandi sina myinshi ariko byanga byakunda nanjye ndi umwe mu bantu basa ndigweje arikuze kabisa imyaka buri twibwirana muri nabi nje mfite 20 urimo ugenda munywa kirashashe rwose tungu utaranture ngenda buri 3 rero ngo mve mu buzima bw'abareberwa na leta cyane 18 wakora cyampeto wowe kandi kandi safite 18 impanga buri niko tuba tubayeho yega ntitunganya amasaha twaziye ku isi ariko sindi kure ya 18 ni 18 n'iminota kuko nabanje kuza na waza nyuma ninge ariko se reka turabivugaho neza kugira ngo let's clear this up nugomba nkoresha icyongereza ariko munyihanganire this what this up let's clear this up ubundi muri imanga zinduba oya induba ko hariho mbere na mbere ni zinduba gusa iyo bavuye induba ntabwo babakira ntabwo bamukira imanga oya wereka tubisobanura neza ubundi muravukana bro turavukana turi nyuma mwavuye mu munuza zimwe kere kuyungu ne papa avuga nyine hakana urumva ariko turi imanga papa uyungu aramakana ariko turi imanga okay Clement iyo uri kumwe n'abajene baje nyuma ya mu rwenya cyangwa se baje bamaze gukora bakabageze ku rwego nkuru bano bajene basigaye bakaba baminina amata yitiye gutya banywa amata yitiye gutya ubu byakira gute ni by'agaciro kuba dufite abantu bazadukorera mu ngata bakagenda mu gihe turi gusaza baza badukorera mu mbaraga tuve mu mbaraga z'imbaraga urumva ni imbaraga ziba zongeye mu mbaraga izo mbaraga zikagira imbaraga ziriganjemo cyane dore impamvu najye nemera ngiye kubibwira abashene ko impamvu najye nemera ko ari impamvu oye ibyo nabyo ndabivugaho bwa mbere nabonye muso nanabonye kandi mu Ruganda none nyuma hashizemo nk'amezi nk'atatu mpita mbona ari kumwe na Musa sinzi niba Musa yataravuga ikintu cyabayeho nibyo ngiye kumuvugira twiga twebwe nubwo twavutse nk'impanga Musha yaje kugira ikibazo cyo ni Musha angezo mushi ni Musha mbese nobody is perfect by the way ubona kantu ngako okay Musa yaje kugira ikibazo ubwonko bwe ntibwaba bukora neza nyine nk'abandi bajene ku buryo nyine yaje gusibira mu mashuri biba ngombwa ko ngenza mbere ataraza naguye mu mazi ashyushye ubwonko burababuka agutsayemo gira ikintu muvugaho nawe ikintu namuvugaho rero nawe byose ni ukuri ni manguhe gusa nanjye icyo navuga yarihuruje aza mu bintu atambwiye ariko birangira musanze birangira Umunyarwanda ngo abamo imizi yihagije n'imizi itihagije baravuga ngo rata ntabwo ari byo bavuga ngo yihuta yabyaye ikibazo rata okay gakuru ninde gatoya ninde niwe gakuru ninge wasohotse bwa mbere ngo mu mpangu mugufi yabari wasohotse bwa mbere uvuye nyine aho navaga si hafa ntabwo niwe babyaye bwa mbere aho navaga nta hantu nari maze igihe kigera ku mezi 9 n'indi minsi nanjye si ahantu rwose nanjye nari nibereye mu yindi si anyway ni ibintu bishimishije Clement wadukira igisemo gakeya oya hapana ibibora Ben Nganji umufata uti ni umuntu nubaha cyane kuko ari we ngenderaho mu byo nkora mwigeze muganira kuri izi ball ukora zizi cyane twaravuganye ari wowe na wa approach inzo nini ubirumvikana ninjye ugomba kumwa approaching iki wata kwa approaching kuko nubundi yaramaze igihe atabikora abantu bigaruye oya igihangano niwe wagikoze niwe wagitangije urumva kujya gukora ikintu umuntu yakoze ubukeneye n'inama ze kugira ngo ubone aho uzahera nuko uzabikora so ntekereza ko rero ari njyewe n'ubundi wagombaga kumwa approaching usibye ko ari nako byagenze kandi no guhuza nawe ntago byabaye ibintu bikomeye cyane yarabyishimiye n'ubundi nk'umuntu ari we wese yakwishimira ko ikintu yazanye kidashobora kuzima ngo nuko atakigikora wigeze wiyumva nkaho ari nkaho wa performance ukamurusha nta na rimwe nta nubwo urageza aho yagejeje wapi ese iyo umuntu avuze ngo ntabwo urahageza aho yagejeje biterwa nk'iyo nyiri gito biterwa n'ahantu hari igihe wowe ushaka kuba urimo gukora ingufi y'ubu ngubu we yarakoraga indende urumva biterwa n'umuntu yashaka kugana cyane aho yashaka kugarukira twihuse cyane ndagira ngo mbabaze iki kibazo ufite umukunzi wapa ahubwo dore nibatera intambwe bansange
Shamwihangara mufasha undi mwana kweli. ni ukuri bihangana Nose harabura iki bro kuri Bogari. Amusore wenda kubiganda umuhungu kuri Bogari ubundi biterwa n'icyo cyangwa nawe uragoranye. oya ubwo ni Bogari ko kutabeshya. Bogari undi mu ndimi z'amahanga uburyo bwo kundema agatima ariko ndi Bogari hakuno mushenda se mushenda ari cyo atwaye. it's a matter of time Nose ari we na kasuku mwiza w'Ibogari. Yakoze abdomino. None man bro. nkumva ko rero Umva umuntu uri hano hanze ubona no mushene rwose yajya gute. akumva aranyishimiye oya muri management ntabwo turamutanga oya Waramufite? nditanze nditatuye nshyize ku karubanda Gakura aramufite se. kamanze n'inywera amata yitiye rwose ufite n'abadiaspora uyu ngo Reka bitubwireho rero. ufite n'abadiaspora Mbwire bro ufite umukunzi. actually Musuhuza kuko ino bona nzaya uploading akantu nzagakata nkagukora blade. umva nizere ko umeze neza sinamenya aho bigana naho bijya muracyarimo rwose according to atandi wati ya yitwa Ndemana niba ari byo. yitwa Musa Niba uri player niba uri player reka mbwire Musa niba kuko niba mufite uri player ninde yitwa nde. ntabwo ari ngombwa nanjye simba Ariko arahari. ngaba yibuka ngo mbona biri aho nyine Ariko arahari nyine. tubeshyanye cyangwa umva ibintu Yitwa byabaye umubeshya yitwa nde. Rumi oya oya reka nawe mubaza urumva ahubwo reka batamusacinga kumva. njye wumva ukuntu byagenze njyewe urabona twagiye muri Genesis turakora umukobwa araza aje rero turaganira ndavuga ni umukobwa byanga byakunda turabijyamo birangira tugiye mu rukundo ako kanya Wowe nawe. tubijyamo none ngiye telefone yanjye yari yazimye nako iye yari yazimye amanimero ye noneho njyewe nze kumuvugisha turatangeze mu rugo nyine kwa kundi we ibintu byose waciyemo niko ko hari umuntu twakundanye urumva ndeba nimero ye nibagirwa izina rye Seyala. na n'ubu Ariko nawe sindamubona ntabwo yagukunda kuko uri umustar agombye kuba arimo kwandikiye nyuma. ahubwo wasanga yaraketse ko namwiriyeho njye Yigo shagwa. ubwo ari testimony yatubayeho twavuye guperforminga kumwe usoje show byaryoshye bandukara utari hejuru umukobwa araza rwose mwiza ubona bitoroshye ko wapfa kumwiganiririsha gutya ariko ari mu rungano aravuze ati rwose Musa wanjye niwe wanjye nabatuye umukobwa byaba byakunda niba atariganye na Musa baraziranye kuko ntago Musa. none umukobwa ahita agaruka nanjye ku ruhande aravuga ati kandi rwose nanjye bita mvuga ngo uyu mukobwa aziranye na kandi kuko njye ntawe muzi noneho Musa dutandukanye navuga ati za nimero za wa mwari Musa ngo kandi nanjye nari nzi ko ari umuntu wawe rwose nawe niba byumva uwo nawe rwose azihangana agaruke ni umuntu twabuze tumukeneye rwose Ewana ngiye mva mbabwire. I'm a big fan ariko nibaza niba koko n'ibindi bamuhaza. noneho turibaza induba Nje nibaza n'ibindi bamuhaza. induba turahazi nese si mu rugo Mbwira agace kamwe ko mukinduba. Kamwe. hari aho bita i Butare hari aho bita Abantu muri bazi Induba muremure cyane. hari aho bita za Gasanze Muremure urabihinda. muremure Muremure harari. muremure ni naho Kandi nambwira ahandi habiri. Kandi njye nambwira. ntabwo navuga kure yo mu rugo cyane abantu bazi induba bazi za Butare hariya ku gasoko barahabona neza hari utuntu za turiya tutabure bubaka tw'udusima abahanga babizi neza uvuye ku kikunuza Ubwo yaragusuye. Niba ufite umukunzi mwana. Njye mfite umugore tubana mani n'umwana. Umusaza yashyize ku rundi rwego. nabyo birenze ibindi Ese bro wararongoye cyangwa warateruye? Narateruye. Asa abanyarwenya no guterura. Yitwa Ndemana. Tumuramutse hano kuri Amazina ye yitwa Mama Fiette. Mama Fiette. Ufite umwana witwa Fiette. nuwawe suri shuwa neza Asubwo wamukirigise umva nawe ngo wamukirigise. n'umuranyihangana manze njye kunyara Oya. ndashaka kwihagarika Oya nta kibazo usigiye amati. siga amata nyine se urajyana amata ntabwo nyajyana amakuru icyubahiro cyayo Anyway bro ndagira ngo twese duhurira ahantu hamwe duhurira kuri platform imwe duhurira kwa Merci. Ngiye Merci mufata nk'umuvandimwe aka kanya. Merci kuri mwebwe ikintu mumvugaho ni iki Imana. Merci wenda wo mufata nk'umuvandimwe ariko ngiye mufata nka second parent Okay. na platform Ewana kabisa. urumva ni umuntu ufite nyine urabizi nawe turabana atureberera nyine inyungu kabisa nk'abana be nyine wenda tubanye mu buryo bw'ikivandimwe ariko ngewe uburyo mufata ku giti cyanjye mufata nk'umubyeyi nyine ni umuntu utureberera. Merci kuri wowe ni iki? Merci bivuyemo no kuba wenda ari umupatoro wacu n'undi muntu ubundi ngenda avanga umuntu iyo umuntu adasanzwe aba ari undi wundi nyine ni wa muntu
bimwe bavuga ngo mwisanzure tutazi nyine ni umuntu nawe abirenze n'isanzure kuko niba bari umuntu wagannye twese duturuka imihanda itandukanye tukaza atakuzi utamuzi ibyo ukora niba ujoyininze ibintu by'umuntu nta kintu bagusabye ahubwo bakaguha platform ukabugeza aha ngaha kuba aka kanya uvuga ngo wenda udufaranga ntabwo ari platform yonyine gusa n'udufaranga tuba turimo da nyine merci n'undi muntu ni igitangaza kuri twebwe nyirigita umuntu ubona ko asigaye akirigita wana akaba akirigita n'abagore bakabyara asa bro kuki wahisemo gukora nyirigita man wakuze ukunda ubundi Benny Nganji oh yeah. ubu nkawe nshakwazi kumara iki cyo mbwira we hari ibintu imana imyaka ingahe mu rwenya ko natangiye kera ariko kubikora professional maze 2 irengaho umusaza arakoze bro akoze kabisa wehoze ntago ari 2 oya ngiye wapi ngiye naje muri Monde Center ngiye burya natangire muri Monde naje ka Kigali nari muri turaba ka Kigali wewe Monde Center nyine twaje Monde Center nari ndi mu kademi nari nyiri mwiri ariko ikintu nkundira buriya kandi ari mu bantu bizera bro yajyaga yicara nko muri rasi akavuga ngo sinjizabona ngeze imbere y'abantu no yateraga vuraga agatitira Merisa akamubwira ngo ase shawa mwana we kubutitira bite ngo nubwo yabigoye ngo ariko aha ngaha ngo ngeze kuri stage ngo nabikora ngewe ariko bro stage ya mbere mwakoze yahise izamuka kabisa Uwiteka ni umukozi w'umuhanga buriya baravuga ngo biva mu gusenga kabisa amen bro imyaka 2 mu rwenya imyaka 2 mu rwenya ndukora nishimye kandi ngikomeje kurukora nkomeza guhereza abantu ibintu bakunda ndetse nibyo bazakomeza gukunda mu izina rya Yesu amen rwenya 4 mu gihugu cy'u Rwanda uhere kwa 4 gere kwa 2 ufana abo muri Genzi abo muri Genzi burya twebwe turi umuryango kenshi ntago usanga dufanana nyine ndi kukubwira abo bantu abo muri Genzi abo muri Comedy Night muri Genzi twese tuba tuziranye tuvuge muri bari abakuru mu bakuru
kari bose se ba babu uya bane bawe hitamo bane choice enye uhere ku wa kane ugeze ku wa mbere uwa kane wawe wa mbere ninde ntabwo ari kuko mbatondeka ari bwo ari uko bivuze ngo bararushana okay ubwo ni ukubabwira bane wavuga benshi se ahubwo harimo babu Michael Rusine na Prince nibo bawe biratangaje ukuntu batarimo Rutura ntihabamo Merci ntihabamo Beninganje kandi wavuze ko Genzi turi umuryango aho ya Beninganje se no mu Gen Z nawe ajya hakora nawe arimo mushyiramo amabara yindi. So ladies and gentlemen reka dusoreze hano abajene baba bafite ibintu byinshi baba barimo kwirukanka tugiye mu byo gusyaga ku kimoteri kabisa gusa kano kantu nago hano si kumushyushyu kano barakama ntago ari kumushyushyu ni kumurisha hano ni kumurisha bro ubundi ndashyokozwa impamvu y'umushyushyu mise numva impamvu yayo ngomba nashyushye washyushye mu gitondo kabisa hano ni kumurisha Kimironko bafite amata meza bafite ibyo kurya byiza iyi ni Baba Star TV show yes Baba Star mu mwumva ukuntu bishaka Baba Star baravuga ngo Baba Star impamvu bari kumwe n'abajene Baba Star hano mukore comment share subscribe liking dukomeze twishime asante sana musezera ubwo abandi tuzahure ku wa kane mu nyiri kwa nyirigitana abandi gukira igitana bya bitandukanye na show ni mpaka banyaye kabisa